Mu gice cya Mitwazize Mary yanze gushyingiranwa na Fisi ndetse Fisi yabaye nk'umusazi yicariye hasi. Kubuze igice cya kabiri. Mbere ubwo yahise ajya mu cyumba cyari gikize iyo resitora yifungiranamo none hararira cyane. Dore ko yumvaga n'umwanzuro afashe wo kudashyingiranwa na Fisi atazi niba yakoze neza cyangwa nabi. Kuba Mary yarabyanze ni umwanzuro ukomeye cyane yafashe, byatumye benshi babikibazaho byinshi, yaba inshuti ze ndetse n'abandi bamwiyumva. Benshi byarabacanze kuko byari bigoye kubyiyumvisha, bose ko bari bamaze imyaka 3 yose bari mu rukundo. Nuko urukundo ni rwiza, gukunda ugakundwa ntako bisa, gusa nko kwibonera utunyoni tubiri twiberamwe tuguruka, ibyo bisaba ko habamo kwitanga ndetse gutanga itambo k'urukundo ngo rubashe gukomera no gukomeza. Ubundi mu rukundo rwabo rwari rukomeye cyane kutwa Jack na Rose cyangwa se urwa Romeo na Juliet. Byari bigoye ko batandukana ndetse no kumvisha ko umwe yagomba kubana n'undi. Tuvuge ku rukundo rwabo rwa mbere yuko Fisi asaba Mary ko yamubera umugore. Umunsi umwe Fisi yegeye Mary aramubwira ati ukunda cyane birenze, ubwo numvaga nta wundi muntu twakwibanira ndetse twakwikundanira, ubwo numvaga ibyo binshimije cyane ko twakwikundanira mbese byose kuri njye. Rero yumvaga afite ice cream ku munwa ari nakamwe yigeze umwumva gake gake, ubwo niko Mary afunguraga umunwa we gake gake bahuje iminwa batangira kumwenyura cyane bombi baseka ndetse bafatanya ibiganza. Bumvise bameze nk'abatujemo. Fisi byamuretse cyane kimwe na Mary. Mary ati nuko ntakiza nko kwibanira nawe, nkaba ndi kumwe nawe, kemerera gutya buri munsi, buri gitondo, ku manywa ndetse na nijoro, ndagukunda cyane mukundwa. Ubwo niko Fisi atangiye kuririmbira uturirimbo Mary gake gake, dore ko Fisi yari azi kuririmba cyane, ndetse kuba Fisi yari azi kuririmba byatumye cyane abandi bose. Fisi yahise afungura urugi rw'imodoka ye ategereje ngo Mary amucyure mu rugo. Kanya gato baba bageze kwa Mary, Mary yari agiye guhita yiviramo agataha. Bakiri mu modoka batangiye kurebana, ubona nta n'umwe wifuza kugenda agasiga undi. Fisi yahise arushaho kumwegera amusoma, apfa nkaho ahari ubwa nyuma ari ku isi, bari ko Mary yiyumvaga. Bari bishimanye cyane bitagira akagero. Ubundi iki cyabaye byagenze gute kugira ngo Mary gushyingiranwa na Fisi? Mu by'ukuri Mary yari mu rukundo rusanzwe hagati ye na Fisi, ese mwe birenze cyane. Ariko mbere ho gato y'amezi 3 nibwo hari icyabaye kuri Mary gishobora kuba cyaratumye yanga ko yabana na Fisi, ese ko bashyingiranwa. Mbere y'uko ibyo byose biba, bimvuga ko bagomba kuzabana, gusa cyatumye Mary ahindura igitekerezo cy'uko bagomba kuzabana ndetse n'ibyo kumva ibintu kimwe. Akibaza niba koko Fisi ari we muntu akwiriye iteka ryose. Icyambere yatangiye kwibaza cyane ku kuntu Fisi imenyanye na mama we, kubera ko Fisi afataga ibyo mama we yamubwiraga nk'ari itegeko, mbese buri gitekerezo cy'undi muntu wese akagifata nk'ari inyongera, yewe n'icyamere bikabuka. Ikindi kandi mama Fisi yitwaga Elizabeth yakundaga umuhungu we cyane, yamaze imyaka 11 ategereje ko yabyara Fisi. Ibi bijya bibaho, ugasanga umuntu kubyara byaranze, nyuma y'igihe runaka ugasanga nibwo abyaye. Nyuma yo gukomeza kwihangana ngo abone Fisi yatangiye kurwaragurika cyane mu mezi 6 abanza y'ubuzima bwe kugeza agize imyaka 5. Ibyo byatumye mama arushaho kumukunda cyane, nubwo nyuma mama we yaje kubyara umwana witwa Alice. Ubwo Fisi yari afite imyaka 7. Mama we yakomeje kumukunda cyane birenze kurusha n'undi mwana uwo ari we wese. Gusa nubwo mama wabo yikundiraga Fisi, papa we yikundiraga Alice, benshi bamize ko abana bose ari abana, ariko hari umubyeyi yikundira umwana umwe kurusha abandi. Hanyuma urukundo rukomeye cyane hagati ya Fisi na mama we rwarakomeje, ndetse rushaho gukara ku buryo ibyo mama yamubwiraga Fisi bifataga nk'ari itegeko, mbese ntabe yarenga ku mategeko ye. Bigeze naho mu rukundo rwa Mary na Fisi byabangamiraga Fisi kimwe n'umukunzi we. Mu kigero cy'aba Mary na ba Fisi n'inshuti zabo Nsindi zakoze igikundi gisa nk'ari icy'abakundana, ndavuga Mary na Fisi n'abandi. Bakunda ubona hari nk'itsinda ry'abahungu bangahe cyangwa abakobwa bangahe bakundana, rimwe na rimwe ugasanga harimo n'abandi bakundana mu ibanga rikomeye cyane bitazwi cyane. Elizabeth nigeze yemerera Fisi kujya muri icyo gikundi nk'umubyeyi we wakundaga ibintu by'imyemerere cyane, ndetse agakunda n'umuhungu we cyane kurushaho. Yavugaga ko agiye mu bigare nk'ibyo byamugiraho ingaruka mbi. Fisi yari amaze imyaka 28 agenzurwa na mama we birenze abandi bose, ubwo kenshi abaga ari mu kazi yakoreraga kure y'iwabo, rimwe na rimwe agataha iwabo akajya amutegeka uko yiboneye, mbese ibyo yishakiye byose. Hari ubwo muri ya gurupe bapanze ikirori nk'inshuti, bakundi haba hari bubakana runaka, ugasanga wese afite umukunzi we n'undi ari uko. Yari yategereje Fisi aramubura, gusa
Mary yari azi ko mama wa Fisi natabyemera Fisi bitari bukunde kwaza, akomeza gutegereza gusa birangira Fisi ataje. Nyuma niwe wari wenyine nta mukunzi afite muri icyo kirori, ubwo inshuti ze ndetse n'abandi bose bari kumwe baganiraga banasangira, usibye ko nta n'izindi ngeso mbi bari bagamije. Nuko Mary arategereza, akomeza gutegereza Fisi birangira ataje. Byose bizagenda bisobanuka neza ko dukomeza imbere, tuzagera mu gice cya 3. Murakoze. Ibuka gukora subscribe kuri Hirwa SNDS.